Haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuje bene data muri iki gitondo cyane bature tubanje Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, tubanje intwari ku rugamba, dushimiye Imana ikomeje kutwimana, yakurinze nanjye yandinze, yaduhishe mu gicucu cy'amababa yayo. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nyemerera muri iki gitondo wongere uzirikane kugira neza kw'Imana yacu. Birashoboka wowe bitewe n'igihugu urimo wenda kari ku manywa, ariko nabwo reba intambwe z'ibirenge byawe ukuntu Imana yakomeje kukurinda kugeza kuri iyi saha uhagazemo. Wabonye Imana mu minsi itambutse, wabonye Imana uyu munsi. Turacyafite Imana icyizere, kuko iyo tubyutse tugihumeka ntitwabura kuyishima. Izina ry'Imana yacu rero rihabwa icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe. Nabasuhuzaga rero uyu munsi ndavuze ngo muze guhaha muronke, muze guhura n'umugisha wanyu. Imana impfundura igipfunsi cyayo, nirangiza ihaze kwifuza kwawe. Hari icyo uri kwifuza, hari icyo wifuza kiri imbere y'ibindi byifuzo, Imana igikoreho mu izina rya Yesu Kristo. Rero ndagusengeye muri iki gitondo ngo Imana igusetse, Imana ikubamare umubabaro, ubyukire mu mashimwe ushima Imana yuko hari ibyo yakoze, kandi uyereke n'ibindi ukeneye yuko igukorera. Ni wowe nyirabyo, ni wowe ugomba kwaturira imbere y'Imana ukayibwira ngo urakoze Imana ko wandinze, urakoze kungejeje muri uyu munsi. Warangiza ukayibwira uti Imana, ubugingo bwanjye bwezwe n'amaraso yawe Yesu Kristo. Warangiza ukabwira Mwuka Wera mufasha uti ukomeze kumbera umujyanama n'umuyobozi. Warangiza ukabwira Imana uti ni ukuri na kiriya ugikoreho, na kiriya ukirebeho mu izina rya Yesu. Narindi kukubwira yuko wasenga mu minota 3 kandi byose ukabibirangije, cyangwa mu munota umwe. Imana nishimwe. Rero munyemerere muri iki gitondo tugaruke mu ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu igira iti ijambo rye rirarema. Twasanze ijambo ry'Imana rirema imirimo n'ibitangaza iyo wizeye neza. Ijambo rye rirarema, ijambo rye rirema ubuzima buzima. Ku bakristo bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, adukiza akaga kose, akadukiza ingaruka z'ibyaha. Yesu Kristo ijambo rye rirarema, kuko riraza rikomora no kubakomeretse mu mitima. Yesu akarema ubundi buzima, akaguha umunezero wo mu mutima. Yesu Kristo ijambo rye rirarema, kuko rirema amahoro, kandi nta muntu waguha amahoro yo mu mutima. Ijambo ry'Imana niryo riyatanga. Imana ishimwe. Ijambo rye rero rirarema, ijambo rye rirarema, ijambo rye rirarema. Kandi icyo nkundira Imana, ijambo ryayo ntago iryibagirwa, iryibuka ibihe byose. Isezerano yagusezeranije irarikurikirana, hanyuma ijambo rye rirarema. Reka dusome igitabo cya Dawidi, Zaburi 119. Turasoma umurongo wa 49. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo wibuke ijambo wasezeranije umugaragu wawe, kuko wanyiringije. Imana ishimwe. Iki ni cyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye, ni uko ijambo ryawe ryanzuye. Imana ishimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri iki gitondo, Dawidi abwiye Imana ari gusenga ati wibuke ijambo wasezeranije umugaragu wawe. Hari ijambo Imana yagiye isezerana nawe. Hari amasezerano menshi ubitse nawe ubwawe. Wafata agenda cyangwa se ugafata Bibiliya aho wagiye uca akarongo, ukabwira Imana uti wibukire ijambo wasezeranye nanjye. Dawidi we arayibwira ati wibuke ijambo wasezeranije umugaragu wawe. Nawe rero muri iki gitondo wabwira Imana uti wibuke ijambo wansezeranije, wibuke rya sezerano, wibuke rya jambo ryawe, wibuke rya sezerano wavugiye aha n'aha. Turi mu bihe byiza byo gusenga, Uwiteka ajya akurikirana, ntago yibagirwa ijambo yavuze. Nuko Dawidi rero abwiye Uwiteka neza ati wibuke ijambo wasezeranije umugaragu wawe,
kuko wanyiringije. Uwiteka niwe wamuhaye ibyiringiro bizima bifite ubugingo. Nawe ukwiye kuba ufite ibyiringiro bizima, ibyiringiro bifatika, yuko Imana izakugirira neza, yuko Imana izagutabara, yuko Imana izakurengera, yuko Imana izaguteturura, yuko Imana iri hamwe nawe. Dawidi aravuze ngo kuko wanyiringije, kuko wampaye ibyiringiro. Imana ishimwe. Arangije aravuga ngo iki nicyo kimara umubabaro. Imana ishimwe. Mu makuba yanjye no mu byago byanjye. Dawidi ahangaha yari ari kuvuga urugamba, yari ari kuvuga intambara yagiye anyuramo, yari ari kuvuga uburyo ki Sawuli yamumereye nabi cyane, yari ari kuvuga uburyo cyahizwe, yari ari kuvuga uburyo ki yagiye agambanirwa, yagiye ahigwa umunsi ku munsi. Arangije aravuga ngo iki nicyo kimara umubabaro. Imana ishimwe. Nawe ijambo ry'Imana rikumara umubabaro mu mutima wawe, ngo mu makuba yanjye no mu byago byanjye. Ariko Imana ishimwe cyane. Arangije aravuga ngo nuko ijambo ryawe ryanzuye. Haleluya. Dawidi abivuze neza, aravuze ngo nuko ijambo ryawe ryanzuye. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Yari abivuze kubera ko igihe yari akiri umwana aragiye intama, ijambo ry'Uwiteka ryaramuzuye. Ubwo papa we yari yakiriye umuhanuzi aje kwimika umwami mu muryango we, Dawidi yaribagiranye mu mutima wa se, ariko ijambo ry'Uwiteka riramuzura. Imana yemeza bene wabo, yemeza bakuru be, yemeza umuryango we, avuye iyo mu ishyamba mu rutamatama. Dawidi ngo igihe Yesayi yari ari kumwimika, ngo amavuta aremera, ava mu ihembe aramanuka, yimikirwa kuba umwami. Ariko bene se b'ibihagararo b'uburanga, ngo amavuta ntabwo yamanukaga. Yewe iyo umuhanuzi yashakaga kwimika, ngo amavuta ntiyavaga mu ihembe. Ngo ariko Dawidi ahageze, amavuta aramanuka. Imana ishimwe. Arimikwa aba umwami. Ubwo abarazuwe. Imana ishimwe cyane. Arongera azurirwa imbere ya Goliyati. Goliyati yatinyishije Abisiraheli bose baheze mu myobo. Ngo arangije Dawidi avundereza ibuye, arangije arimukubita mu gahanga, ngo nuko Goliyati agwa yubamye. Ubwo abarazutse. Arongera Imana imugirira neza. Rero n'ahangaha yari akiri muri urwo rugamba, ubwo Sawuli yari ari kumuhiga amanywa na nijoro. Aravuga ngo rero ngo waranyiringije. Arangije aravuga ngo kandi ijambo ryawe ryaranzuye. Arongera yizera ijambo ry'Imana. Nawe ikigukwiriye ni uko wakumva ko ijambo rye rirema. Ijambo rya Yesu Kristo rirarema. Ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo ry'Imana rirema ubuzima. Ijambo ry'Imana rirema imibereho. Ijambo ry'Imana, icyo usabwa ni ugukizwa no kumaramaza. Icyo usabwa ni ukureka ibyaha. Icyo usabwa ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Icyo usabwa ni ukwizera Imana, kuko ijambo rye rirarema. Shalom, shalom.